Jewe numvaga ko nk'umwana wanjye w'imfura nkunda urabizi ko twakuze ndi umukozi w'Imana ndi umukristo mvuga ubutumwa bwiza ngira ngo urabizi n'akazi nakoraga mu itangazamakuru ziko ntajyaga kure y'ibyo ngibyo no gukora indirimbo ziko nakoraga indirimbo z'abakristo iwacu hari ibintu bijyanye n'ubukristo jewe rero nakubonaga ko umuntu uza umukozi w'Imana ukomeye hanyuma rero nzakutungurwa no kubona washyizeho ibyo bintu ibi bintu washyize kuri uyu mutwe wawe ndashaka umbwira ibi bintu umwana wa pasteur umwana w'umukozi w'Imana ufite dread daje bite ndashaka umbwira dore yambwa yanyusha harya yitwa Bukiyimbwa ahitaga Mitsingi ndayibaze imbwa yitwaga Mitsingi iyo mbwa rwose ndayibuka twari nziza ariko nange najya nkaguturamo ahubwo hari ukuntu ujye umbwira ngo urashaka kuzaba umustar nese niba gushyira kuri stage hariya babashaka kumenya background yawe jewe nakubakiye amateka kabisa je naragerageje hari udufa ubu niba gushyira hari umuhungu wa Elize wabaye umuhanzi nkuko uvuga uri umuhanzi bakakubaza ati wize amashuri angahe bakuri televiziyo Rwanda uzasobanura iki cyakoze iyo niyo challenge yangoye mu buzima nako kanambwira nyine numva kari kumatiriza akora cyane kuko wajyaga no gukunda kumurugiro kuri Tom Close ukavuga ati nuba n'umustar y'umustar w'umugabo nyakuri nyine ufite ibigwi bigaragara pana kuba umustar ngo nokuzwi kuki kinyo cyatumye uvuga ati wa mugani nanjye ngiye kuri televiziyo na diplome naki birababaje ariko batavuga gutyo ubu ngubu ngenewe ushema n'ubundi we kabisa mfite diplome nziza kugira mbe kundi proud yayo ngewe ne washyira imbere kamera ntacyo bimbwiye nyine ndi proud yayo kabisa nubwo secondaire uvuga ko unyemeje wabonye diplome harya yagize amanota angahe ako udashaka kwemera wabonye amanota angahe hari amanota nakayabo kabisa amanota ni mfite amanota 70.9% ari diplome yanjye muri multimedia aha wagize 70.9% urabyumva tumukomera amashyisha kabisa dore kano gafoto sha mugitangira kwiga reba ifoto muzehe wamubonye ako nawe waguri kabisa bazitagute wangirere izo se zo mwambara uyu munsi nizi twambara n'ubundi ariko ikibazo akicari cyangwa n'ubundi iyo nkweto nambaye hanyuma haza gushira igihe abahungu bamubona mbaha imodoka nziza yo kugenda bibajyana ku ishuri mbaha umushoferi se shoferi ramwibuka sa yitwaga nde Theo yaje gukora impanuka ikomeye ariko ntabwo yapfuye yagize amahirwe ariko yego Theo nkamuhemba 120 y'icyo gihe hari muri 2012 na 2012 nabahaye imodoka ibajyana ku ishuri igihe nkagenda na moto nkabagurira nkabaha imodoka yo kugendamo nziza karina nshyashya ndashaka mbabwire ubu none no kwigurira igare simbishoboye muranyishyura byanga bikunda kuko ntacyo ntakoze ubu mwagombye kuba muri abana baba bambere ku rwego rw'igihugu ahubwo kavuga ati kwa Nsengimana Elisa havutse umwana we wa mbere ku rwego rw'igihugu mwabuze iki ko byose nabitangaga habuze iki ngabo ne mumbwire nk'iyi birote ndimo ndi kubona nk'imituku nigeze nza ku ishuri ryanyu sanga ni prefet sanga prefet arimo arakubita abanyeshuri afite ikibando babyiganira mu kwinjira ariko nanjye namumereye nabi naragiye mufata ndabwo ni dekeraho ngaho ndamufata ndamukurura ndabwo ni nsobanurira ibi bintu uri mukora ko zari inkoni ntigeze mbona n'amaboko abiraga kubita ikibando ndangije namwe ni umva nabanje guhagarara ku ruhande rumwe ndamufirima nabane ntago nabyihanganira ko genda umunyamakuru n'ubusanzwe n'amaso yanjye yagiye hanagenda yandaraye ndamufirima maze kumufirima ndangije mujyana kwa directeur ndabwo ni ndashaka ubwire directeur ibintu wakoraga uburyo yakubitaga abantu kandi bisobanure neza n'ubyanga ngiye video ndayifite nta numwe muri mwe bayinyambura ndayijyana nyishyire mu itangazamakuru kuko izi nkoni zibaho natwe ntigeze tuzikubita none ibaze ko zari nizo wabonye zani za prefa kubita abana prefa rakubita ariko wenda simbizi ko nimba ari hose ari matara kazaga kubita ibibazo ubuzima umwana bamo ababyeyi ari byo mutamenya biramuri interina ko ntabwo byose babimenya ariko ibyinshi biberamo nge ndamutse ngiranyije nabona ko negative ari nyinshi kurusha positive ntabwo prefa yamenye ko uri umwana wanjye uyu mwana utumye banse bya gutyo uyu mwana uriya mubyeyi yabyaruye mwana uwo munsi yamenye kubera uwo munsi twaraga nyine nitwaritse atanyira gato ngahita akozwe namurenganije mbega inkoni ntabwo bamurenganyije ibyaye n'ibisi nsanzwe kuko guhana barahana ariko noneho yafataga ikibando nimvuga ikibando babyumve akubita mu bitugu by'abana ikintu cyansekeje yarakubwiye ngo wa mugabo wetuza ngo yabintu tubizanyeho iyo burya iyo yanga kuza ntabwo byari bumworohere kuko nari maze kubabara numva nababaye narebe gukunda vutagura abana bagataka kubita yewe ubibonye uje rimwe ubaza wahura noneho
biriya nibyo bihaba baba we simbizi nge naho nize naho narenganye ibigo byose sa wowe biti izo nkoni haraho ugize ibona izo nkoni biti nyina nagiye kwiga superieri twine superieri na tronkom haba akenshi mwezo kuna ko yine mu bana na tronkom kandi umva yakubisa abantu ngo nako nagorohera twusanga yine nimbe bayibaga cyako ni iyo byabaye nyine usanga twese dukuze ugasanga aje umuyobozi rero yakubita umuntu imyaka nka 20 19 gutyo watangiye guca kenge ugasanga amenye igihano cyangwa se akamwiruka n'umurokore kandi umurokore wa direde usengera he sengera ye nge impamvu wenda natabaye murokore kino gihe wenda umuntu usengera abantu bagakira indwara umuntu uvuga ubutumwa koko buri urabona utampamije reka nkubwire uyu musatsi wanjye ushaka kubangamiye ari umupasiteri ushimiye uwo musatsi arahari yegera hari nigeze nkubaza ntari kuretse kuba wenda uri kwiga ubundi impano yawe niye ko ntarayibona ndashaka kunyereka impano yati papa nzagutungura jewe nibuka ko wigeze umbwira ngo uzanzamura ngo kuri stage ngo niba ari ya hehe umura nawo byagenze nzagutungura mu byifuzo byanjye njemba nifuza ko twakorana kabisa tugakora ikintu Kigali nka Isaro Studio urumva twaye upgrade kandi n'ubundi n'inzozi zanjye wiga mu wa kabiri secondaire wigeze umbwira ko Isaro Studio ugomba kuzayizamura igahitinga ikajya ku rwego rwo hejuru bibona ku bakinnyi ba filime n'abimipira ko byanga bikunda kugira ngo abantu bose bahinduke ku kintu kimwe nka kiriya usanga urubyiruko rukwambara imyenda imwe undi mwaka bambara imyenda imwe byo byose ari umuntu wamukunda wenda hanze muhurira mwero mugasha guhitamo abastar kandi mwebwe ntacyo murakora kuba umustar no kubaka izina ubugeze kuri rwego ko ngiye ngira ama computer hano njya nkenera aba IT njya nkenera abaki ubu ngubu wamfashe ki mu myaka maze harya mu wa 5 uri mu wa 5 ubu ni iki ushobora gukora hano muri izi computer yanjye ubu nuvuga ngo mu gihe uri hano nago nzongera kwishyura amafaranga y'abantu baza kunyinstallira ama programme baza kunshakira ibiki n'ibiki ni iki ushobora kunkorera mwese mugomba rega kunyishyura je ku rwego gezeho ubu wakora website wowe ya ngayo nguko hanyuma rero kaminuza nakubwiye ko ntazakwishyurira kaminuza harya ubu ntabwo uzabona buruse 70 amanota 70 n'ibice 9 buruse ntabwo irimo asarongo nabaye ya nundi ni gift yo nubu nakantu umuntu yamaye inkumi oya ntago ari inkumi wow turaheza kandi neza iyo nzu y'inzozi zawe yitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini ni uruganda rwakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28 rubakorera amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu inzu zo guturamo amashuri amavuriro insengero inzu z'ubucuruzi abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati abifuza imifuniko y'amabati ni mutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umunsi bw'umuhanda wa House umurenge wa Jabana ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 cyangwa se 0789 batwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Bakiriya bacu beza turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress turava mu bwiza tujya mu bundi uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza uryama ukavimvira neza ukabaduka imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ariyo Rose Foam kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso bw'umuhanda wa House umurenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni munyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera mwaduhamagara kuri 0788 kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza. Reka basuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mwahisemo kubana natwe ku muyoboro wa Isaro TV abo dusanga mwe ndetse namwe bashyashya turabakiriye kuri uyu muyoboro wacu ndizere rero ko mumeze neza kutameze neza nawe nihangana ubuzima tubayemo muri isi nuko bugenda. Hanyuma rero hano muri studio ndi Nsengimana Elisa ndi kumwe n'urubyiruko cyangwa se n'abajene tugiye kuganira akaba ari abasore banjye mu by'ukuri twahisemo kubizana no kuri YouTube kugira ngo tuganire kugira ngo bigufashe cyane cyane wowe urubyiruko cyangwa se nawe mubyeyi hari byo wakungukiramo ndetse hari inama muri buze kuduha amugira uruhare muri iki kiganiro ko biradufasha cyane. Hanyuma rero wowe wakoze subscribe ni byiza Imana biguhera umugisha utarayikora kuyikora ni byiza. Uyu muyoboro wa Isaro TV ni umuyoboro tunyuzaho ivuga butumwa ryiza rya Yesu Kristo ariko twanyuzaho n'ibiganiro kandi byubaka kandi bifitiye societe umumaro.
mu byo tugiye kuganira rero murabizi ko umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero iyo tuvuze umuryango hari ukuvukira mu muryango noneho nyine bigizwe mu ruhare batangiye ari umugore n'umugabo, nyuma rero bakaza kugira umugisha wo kubona abana, ari wo muryango tuvuga. Uwo muryango rero cyangwa se abana ni abana batwara byinshi cyangwa bakeneye byinshi kugira ngo babeho mu bijyanye n'imibereho, mu mirire, mu kwiga. Ibyo byose rero bibaho kubera amafaranga cyangwa se kubera kwigomwa. Rimwe na rimwe ababyeyi benshi usanga bafasha abana mu kwiga no kugira aho bagera badafite ubushobozi bufatika ari ukurya bakimara, kubera ko murabizi ko iki gihe cyangwa tugezemo umunani wa mbere ukuriye bw'umwana no kumujyana kwiga, no kumuha kwiga kugira ngo abashe kugira ubumenyi amenya. Bitandukanye na kera rero umwana yabaga mu nka zase akabazi ko bazamwubakira bakamuha inka, ibyo rero byarangiranye n'igihe cyabyo. Ayo mafaranga dutanga, ibi byose dukora, abana bagomba kubyishyura byanga bikunda, bagomba kugira icyo, hari icyo tugomba gukurikirana tukamenya ngo ese amashuri ibyo biga bimeze bite, bageze hehe. Uyu munsi rero ni ukuri iki kiganiro mfite umuryango munini, ntago muri bubonemo, turi hano turi batatu. Impamvu nafashe aba basore kugira ngo tubanze turwane, kuko hashobora kuzamo imbabazi zindi. Jewe rero ndashaka kugira ngo turwane nabo, hari ibyo ngomba kubabaza, bagomba kunsubiza kandi bakabisubiza mu buryo bwa nyabo. Rero mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu n'ubundi kandi mu kanya turaza dusenga, reka mbabwire ko n'ubundi tugomba kwamamariza abafatanyabikorwa bacu. Turi kumwe n'uruganda rudukorera amabati, n'uruganda Salama Machine, uruganda rukora amabati mu bwoko 24 mu mabara 28. Ariko kandi nanone ntimwibagirwe ko turi kumwe na ruganda rudukorera matera za Relax Foam na Dada Mattress ndetse na Rose Foam. Rose Foam iri mu buryo bubiri, harimo matera ikozwe muri rasoro, matera nziza cyane yaba abasirimu bajya kugura mu mahanga, none bakabagirira na matera isanzwe nyine ya Rose Foam. Ibyo byose rero biri kuri urwo ruganda. Hanyuma ndashaka kubwira ko twebwe tugufasha kubona amazu, ukeneye inzu yo kugura, nawe ukeneye kugurisha inzu, nawe ukeneye kugura ibibanza, nawe ukeneye kugurisha ibibanza, turari kugira ngo tubigufashemo. Reka mbabwire ngo iyo nzu muriho mubona ni inzu nziza cyane, iri mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Iyo nzu rero ntago ndi bubabwira akagari kubera ko naje kumenya bamwe na bamwe bafite ubwenge no gucakura, aho urangira abantu inzu cyangwa se ukabarangira ari ugasanga bagiye nyine baranakuriye nta n'ikintu ubonyemo. Ni inzu rero iri ku isoko igurishwa, ni inzu nziza yubatswe, umuntu ayubaka agiye kuyiberamo, si babandi bubaka bagiye kugurisha ngo barasondeka. Urebye aho ngaho ku gipangu cyayo uburyo yubatse, yubakishije amabuye yavuye mu birunga hariya mu karere ka Musanze, n'amabuye yitwa makoro yubakishije iyo korotire. Hanyuma iyo korotire rero murabona amatibe isobekeranije mu buryo ari amatibe manini cyane. Inzu rero utavuga byinshi cyane, twinjiyemo imbere murabona ko parking imodoka 3 zinjiramo zijyamo, kandi nanone urubaraza murarubona uburyo rumeze neza, n'urubaraza rukoze neza rwose ruryoshye. Hanyuma iyi nzu iruzuye kandi yubatse ku butaka cyangwa ku buso bunini cyane, ko nk'iyo saro tugiye kwinjira muri saro. Iyo saro mubona ifite metero 7x5, metero 7x5. Ubundi usanga ari n'inzu ubundi n'ubusanzwe arabagira inzu zingana zityo. Rero saro yonyine ubwayo yihariye metero 7x5. Hanyuma tugiye kuri parafo nziza ya Gypsum ya maparafo agezweho, murabona ko ni nka aluminium, ndakubwiye ni parafo nziza kandi ikoze neza cyane. Wagera muri Salamanje rero, Salamanje muriho murayibona, nayo ifite metero 5 kuri enyena, nayo murabona ko Salamanje ari nini. Hanyuma inzu yihariye mu kuba inzugi ziyigize imbere, ni inzugi za Muvura n'urubaho rwa mbere ruhenda mu Rwanda no kwisi, n'urubaho ruhenze cyane. Iyi nzu rero ifite ibyumba binini, ntago twabashije kubijyamo ko hari umuntu uri muri iyi nzu. Ifite ibyumba binini bifite metero 4, ni ibyumba 4, hari nk'amadushe ndayagutuye, amadushe meza ya VIP kandi n'amadushe agera muri 3. Ubwo rero bimeze neza. Iyi nzu ushaka kuyisura biroroshye cyane kugira ngo twihute tujya mu kiganiro. Reka mbaye nimero mushobora kwifashisha kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ukeneye kumenya amakuru y'iyo nzu cyangwa se ukeneye no kugira ngo hari nk'avuga ati genda shaka ko tuvugana ku bijyanye n'ibiciro, biroroshye cyane. Nimero mwabazaho iri no kuri WhatsApp, kandi nawe ushobora kuvuga ati nyanjye mfite inzu ngurisha, mfite ikibanza ngurisha cyangwa nkeneye inzu, nkeneye ikibanza. Ibyo byose barabigufashamo. Ni nimero ya 0788746442, 0788746442. Ukabaza byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ibiciro by'iyo nzu, ariko nta banga ririmo, ubundi ni miliyoni 80, kuko ni inzu rwose yubatse kandi yubatse neza
na sima nyinshi na ya matafari meza anyura mu muriro rwose mu itandura bakayakongeza. Hanyuma rero byari karakanyuzemo, murabizi ko gukorera amafaranga mu buryo nanjye ntabireka kubera ko agafaranga turagakeneye cyane muri iyi minsi nkeneye amafaranga cyane, niyo mpamvu rero ngomba kwamamaza. Reka rero twinjire twakira abasore turi kumwe nabo hano, ubundi tuganire nabo, bagira ibyo batubwira, bagira ibyo dutangariza, hanyuma turaza n'ubundi kandi dukomeza tuganira namwe mugira uruhare muri iki kiganiro. Reka dusenge rero kugira ngo tuganire n'uru rubyiruko, kubera ko amasengesho hari ibyahosha n'ibyo akora, ndetse amasengesho abadukurikirana kuri urubuga murabizi ko ariyo tugenderaho, cyane ko twese tubaye ku bwa Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe ubasha gushyira mu bikorwa ibyatunaniye, niwe ubasha gutanga ubwenge, niwe ubasha gucoca amakimbirane yagaragara mu bantu bagiye batandukanye. Dusengerero mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, umwami mwiza, kandi turagushimye turaguhimbaje. Ndagushimye kubwa abasore wabanye nabo, warabarinze, twese waraturinze uko tungana nk'umuryango, nubwo tutabonetse rimwe hano twese wagize neza, warakoze. Nyemerera kubw'uyu mwanya tugiye kuganira, udufashe ubane natwe, ube hagati yacu nabo, kugira ngo ibyo tuganira bitavamo impaka no gukimbirana, kandi n'abadukurikiranye bose baze gufashwa n'ibyo tugiye kuganira, kandi uduhere umugisha abadukurikirana bose. Urakoze rero kubana natwe kandi ukadufasha muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma rero n'ubundi kandi tugiye kuganira n'aba basore, nababwiye ko byanga bikunda iyo dutanga amafaranga cyangwa se twishyurira abana za minerivare no mu bundi buzima busanzwe, burya hariho tuba tugomba kubikurikirana, kubera ko hari igihe urubyiruko nyine rutubeshyamo, cyangwa se hakaba rimwe na rimwe mu gihe akubwiza ukuri ntakubwiza ukuri. Ubu rero tugiye kuganira nabo kugira ngo noneho menye cyane gihe ndashaka kubaza ku bijyanye n'amafaranga mba narabatanzeho. Hari imihigo tuba twaragiye duhiga tuvuga ati uzakora ibi ugere kwibi bigende gutya, ariko ndimo ndabona bagenda bankosho na hamwe cyane ko umwe numvaga agomba kuzaba bishop, undi akaba nka apotre, cyangwa se wenda banakora kandi kazi bagakorera n'Imana. Ibyo twavuganye hafi ya bose baragenda habivamo. Reka rero noneho batubwira, ariko mbere yuko batubwira reka tubanze twinjire neza mu bijyanye na interina, kuko bose bize muri interina cyangwa se muri boarding. Batubwire ubuzima bwa boarding, nubwo batabaye batize bataha, bize bari muri bataha baba mu kigo, ariko tugira ngo twumve interina kugira ngo umuntu ave hano ajye kwiga ahantu bunaka, avuye i Kigali, undavuye Nyamagabe, undavuye Nyamasheke, undavuye mugahurira ngo ubuzima bumeze gute hariya, muhakurira ihe somo cyangwa se bimeze bite? Ni ibintu bigoye, biragoye, sinzi n'uburyo nabivuga. Mu interina ni ikindi kintu gitangaje cyane, kireko wenda ufite ujye wayinyuzemo, nimba uri kunyumvira umunyeshuri kubyumva cyangwa umubyeyi warayinyuzemo. Interina n'ubuzima ubamo nyine utabona famille yawe, cyo kintu cya mbere gihangayikisha abana benshi, cyane ko nije kuri visit tukabona umwana wawe uri mu wa mbere, akenshi ararira ko nyine ntago werutse isura y'umubyeyi we, bwo kumwe bakinaga ya mikino kuganira ntago abiheruka. Interina yambere mbi cyane umwaka wa Kangayesi mu wa kabiri, nabona bakari mu wa mbere ngiye kumenyera, nagiye nyine nk'abandi bana kuma muri benshi ntago kwiyadopta bigura no kumenyera, ariko mu wa kabiri byaje kugorana, kudukorye twinshi cyane nyine. Ariko mwaka wongoza cyane, abantu barabizi umwaka mu wa kabiri urongoza, wumva wakuze utakinukira umururu, tangiye kumva ko wabaye gasore. Dukorye ntago twabura nyine ku buryo bite, ababizi barabizi. Hano mu mwatangiye no kuntu dukumi ngo kugenda uburyo tubareba mu kuntu ntago byabura. None nibyo se ntago byabura, none se ku umwana baravutse atari nyine nabyita gute, ntago umwana nyine yabaravutse ari ingumba, abo nyine baravutse zikazajya kundana, kandi ibintu bibamo nani barakunda cyangwa wangiye bambuze uburyo bivugamo kugira ngo n'abakuru badukurikiye babyumve. Ingumba suzi icyo bisobanura? Ingumba ni ijambo ribiri tutagikoresha. Kera bavuga ko ingumba ari umuntu utabyara. Barambabarira nanjye nashatse kubivuga mu buryo bwanjye bunyoroheye. Niba ngo mba ndi muzima, mba ndi umusore muzima. Nashatse kubivuga mu buryo bunyoroheye mu ndimi z'amahanga, mbona byabivugitse nawe bwari ubwiye. Yego nta kibazo bari bujye bihanganira n'imyaka nyine irumvikana. Bambabarira nyine ubwo kumvikana ko nyine imyaka ubugezemo, nawe wumva ko kabisa ukeneye kugiye kuba inshuti n'agakumi kamwe tubiri, ugatangira ukabijyamo nyine, ariko nyine n'ubundi n'imyaka tu mujya muri interina mubishaka cyane nkawe. Niba kumbwira ati ntuzame cyamare ngo ntuzame mare, siko wari umwana w'intu bikuraga he? Ngewe mfite ba grand frère, ariko n'ubundi kuva kera, nubwo ubu nawe mfite ko ngeze inshuti zinduta twagitanaga bakuru, nabonaga bagenda nkabona bagarutse barabaye ibisore, ariko no muri interina agenda akagaruka yabaye mukuru bitewe nyine ko utamubona igihe kinini, nabone yaje abaye nyine afite courage nyinshi cyane, discipline nyinshi, kuba bananutse cyane se.
oya no wenda ku babyeyi araza akiriza akavuga ati ndababaye inzara iranyishe ariko aje mu rubyiruko rwe ahita kwifatira ngo uzanumvuye ngo ntago habaho ngo bangubise Jean de Poche ya 20 kumva ni ibitangaza niyo mpamvu rero muyikunda nge nanakubeshye nayikunde Jean de Poche ko ngere umuhungu wambwiye ngo umwana abanza mu 2020 kandi amafaranga nari narayatunga ati umwana kwishira mu 20 umwana wabo banze bamuha 20 uwo bakunze bakamuha n'ijana ngo bari mu meni napfa kwa gukunze ariko ni nako bimeze ari umwana wahanga ijana tugana n'ababyeyi ntago biba n'ababyeyi none se nge nigaga twiganaga n'abana b'abarundi barabiza abo twiganye badukurikiye umwana wawe yagiye mu kindi gihugu mu 2000 birumvikana urumva ababyeyi ntibazaba bamusura kuri visite uko birumvikana icyo ngicyo cyo ni muri ubwo buryo nyine akayizanije na se cyangwa bakaribitsa wenda nka perefe cyangwa se n'undi muntu ku ishuri cyangwa ni materi cyangwa araribitsa tu umwana wo mu wambere no mu wakabiri aribitsa nse umwana gasiziye mu ushaka usanga afite perime provisoire n'inangamuntu abyibikira uyajya kubitsa amafaranga koko yego niba yamwibe umuntu ubika provisoire n'inangamuntu urumva uwo mugabo wawe nse byo ari ubikeneye ngibyo nyine ngiye nshatse kubera ko umuntu ni umukuru cyane umuntu ufata inangamuntu umva ubwenge bafite bari bakura abo ngabo bari bakure hari muri secondaire ufite perime akayibona ku myaka 10 n'ingahe harya perime n'imyaka ingahe 18 se ufite irangamuntu biraba 16 se sugu umuntu afata irangamuntu 16 ujya gushaka perime urayishaka bisa shaka amafaranga gusa ujye kwiga nta kindi iki gihugu ni sawa Samuel natubwire wowe muri internet bite ugerayo byagenze bite warumenyereye mwakundaga ifiriti we mwakundaga inyama we mwumvaga ko imboga ari inyama mukumva ko ibirya ari ifiriti ari sote ari capati ari amata na keke nibyo bintu mwakundaga ugeze aho bitari naho ababyeyi batari byari byifashe bite bwa mbere no munsi wa mbere nayigezemo nayo mbyishimva nashaka kuri menteri ndeye kunemeze bityo no kubonaga mukuru wanjye ngo navuyeyo ameze neza ngo nanyitene ngo menyigemo nyigiyemo no munsi wa mbere undi munsi wa mbere nk'ababyeyi baje kwaseze bagiye babazanye usanga nyinshi benshi kurira ariko ngiye nishimye ikigo nakizengu usagikunze ariko nyuma y'icyumweru kimwe agenda gatajya kunyinshi nyine urukumbuzi gatanya kuza amenyera iwanyu kuryama kubyuka utinze kurya ibyo ushaka kwishura ukasanga he kubyuka saa 10 twe mbere tukiga twabyuka saa 10 siyo kwa bindi ubu ngubu kabyuka ijoro kajya muri etide bukije mwabyukaga saa 10 mwaryamye igihe ki saa 4 gutyo ariko rero boarding ni nziza urumva ko ubu uwabaha akazi mwagakora neza kuzinduka mwabishobora hanyuma rero Sam ikindi kintu mbese utundi tuntu wumva ati byarangoye ku rwego rwo hejuru ku buryo bukomeye ariko munatubwire n'ibyiza byabyo ko tukubivuga kugira ngo wenda n'abadukurikiranye babyumve hari ibyiza byo muri internet hari n'ibibi byo muri internet ariko akaba n'ibibi n'uwigataha nawe agira ibye ahuraniramo nabyo ikiza ni iki kuko ngewe ikiza mbona nange ndaza kubabwira ikiza nabonye kuba narabohereje muri internet ndaza kubabwira tubwire ikiza cyangwa ikintu cyakubangamiye ugezeyo ni ikihe ikintu cyambangamiye kubyuka imirire yaho ikindi kintu cyambangamiye ni ukuntu bampangiraga gahunda ugasanga kubyuka baransoneye gukora icyo baransoneye ugasanga nimba mfite izindi gahunda ugasanga ntabwo zuye n'izikigo ugasanga biragonganye ikindi kiza namenye narashabutse ngira ubumenyi mura n'inshuti nyinshi wanavugaga Samu we nibuka kwishira basket yaje kumukina basket komeye basket byo turaza kubijyamo kuko hari ibintu ushaka kuza kumenya kuko sindasobanukirwa impano zanyu ibyo turi buze kubizamo mu byo mu ngomba hari ibyo mu ngomba mwebwe ibyo biragutungura kubona bagucanira amatara bakakuvugirizaho ntuzo ryane ikindi kintu cyanshimisha kanancarinjinga nuko nari ncecetse cyane ngezeyo nkabona uravuga nkanacisa ngo siko kutuva ngo beze biti barancokoza nanjye kuvuga akaso waje kuvuga sa kuko nyine naje ku ishuri ryawe ukiga primaire inshuro zingahe bambwira ati se uyu mwana ko adashabutse atavuga urumva twanakwitaga pasiteri bigeze ahantu haraguhindura ubu uravuga bigeze tigano societe tugiyemo ugiyemo anaceceka nuko mihoro umeze ubu terura ikiganiro rwose mukaganira interuro ukayusa n'ukuntu gusubiza neza n'ukuntu utisanza ku babyeyi nkamwe kuko baracicisa nta gifu cyo kuvuga ariko ugeze hariya ubona no mu ngano nta muntu wagutangira nta muntu wakubangamira nawe rero ukavuga hashize iminsi Sam ageze ku ishuri ngiye kumva numva ngo arimo turimo tuvugana ngo mani ngo bitese
numva natunguwe numva Sam atangiye kumagara ngo mani ngo bitese n'ubundi ari ku ishuri ari imvugo dufite dukoresha noneho wavugana n'umubyeyi ukabyibagirwa ari nk'amase gwabyibagiwe nk'ubu ku ishuri dufite abagabo dukoresha ariko ugitaho kijya ku muryango wanyu bihita bigenda byibagirwa ariko ngiye bigushaka urakivuze kibigirwe nk'umubyeyi cyangwa rimwe kandi kiba ari kibi ntabwo byabura mu basore ibyo bintu kandi ko ni mu rubyiruko sinabaga abasore gusa aha amakosa rero mukoreramo tugiye kuganirwa tuganira amakosa mukorera muri boarding na yaye kuko hari igihe abayobozi baduhamagara cyakoze Sam arya barampamagara gakeriko bigeze bampamagara bambwira amakosa yawe ubu vuba nibyo ugeze mu wa kane secondaire mu wa gatanu ugeze mu wa gatanu batangiye kumpamagara cyakoze wari waragerageje urumva batangira kumbwira nabane se noneho Sam kabaye hanyuma rero amakosa abamo akomeye ni nkayasa amakosa mukora mutubwize ukuri turimo turaganira nyine nk'abantu ndabona gari sarimo byiyumvira yunamye ngereka mbanze mwunganira ari ibintu muri internet nako twagenderaga ibintu bitanga ubusinishi nyine umugabo ugambanye yewe nibyo amakosa twayavuga ariko ndikumva n'amakosa ushaka kuvuga nkayavuga ngi nayakoraga ari umwana yakora agashaka guhita yakora rero ndumva bitabye kagwaye nimbare yuzi utuziho ariko nabwo ndumva utakwiye kubivuga ubivuza abana bandi byaba batabizi ari nk'amakosa nyine nakoze nshaka kuvuga undi kumva ararenze kuko uriya amakosa urubyiruko ariko kuyavuga turimo turabigisha ngo ntibazabikore twavuze ikibi utuntu tubi duhari umuntu aba yaranyuzemo nk'umaze gukura wenda harabivuga ataya ni hatari ni nka yahe mwakoraga kabisa ku buryo n'umuyobozi yagufataga bateshate mfatiwe mu kuri kabisa narengereye ikosa ngiye ko sinakoraga numva ngiye nize mu bapadiri ubundi muri Troncome rero abapadiri ni abantu baha gahunda zijyanye n'iyobokamana ubwo nibo bashyizeho misa ugashaka nyine tubyita gukarota muri mvugo zo muri internet nyine kuyikwepa kubasi ndi bujye gusenga ngo gusigana niryamiye cyangwa ngasigana ndahandi hano mu buryo bwo nyine kugira ngo ubone umwanya wa free time wawe ewana gukarota isengesho nijya ko senge nakoze mba numva nyine bandi kwicuza n'ubu ngubu nakarotaga isengesho umunsi wose kabisa giye yabaga misa ndahaje nka padiri Obaridi ningaga Nyanza ngewe umva Obaridi ni umupadiri mwiza kumva inyigisho ze avuga ati umunsi ngiye ngomba kwiryamira paka niyo mahirwe mbonye kwiryamira no munsi najya gusenga aya makosa mba numva ngiye akomeye nakoze muri internet andi wayakwebye ntacyo Sam amakosa wakoze akorwa ubona bakomeye kabisa njye amakosa nakoze nasekije ingufuri icyo gihe twa mu ishuri ari ukuntu ufite agacuko karuta niyo uri mu ishuri utari kwiga no kuvasha kuri hanze y'imidorotwari njye nande wangu turamanutse tujya ku buryango dorotwari dusetse ingufuri no gufungura ingufuri itari yawe utakoresha ufunguzwa nyine ukayica yari yawe se reka mwunganire nawe uri kubyumva neza ntabwo ari mari yagiye gufungura cyangwa varisi bo baramanutse bavuye kwiga abandi bari kwiga bajya kuri dorotwari aho baryama afata ingufuri ifunze umuryango barayisetsa gusetsa no gufungurisha urufunguzo tururwaye nyine ngo ni nko kuyica ushaka kukwiba nyine tu barafungura nyine mu buryo butemewe bajya kwiryamira none ikindi cyabaye kirenze tugeni materi kundeba abaraje ramwe ngo sikije ingufuri nanjye ni ivinyonda ndabihakana ngava uburyo kundenganya mugira umusazi kandi wabukoraga kureba kandi aryamye banaryamye muri doro amwe ati nawe basikije kandi we muri doro twari namboye no kwifungura ajyana kwa directeur mwumvisha uburyo animateur kundenganya nayo nafunguye urasanze uburyo ufunguye ndica ndaryama muri make murabeshye nese mufungura ingufuri gute ni ubwabo gufuri se bwa fake bigenda bite kanga mwunganira muri internet nyine nibyo nakubwiye wavuze ngo tuvuge ibyiza n'ibibi ariko nabo tujye tuvuga ibibi byayo ubundi umwana ashaka kuba ikindi kintu utazi umubyeyi nk'ubu ngubu hari imico ugomba kwigira muri internet yigishijwe Eda n'abandi bahungu cyangwa n'abayobozi babi wenda nk'ubu ibyo byo gusetsa ingufuri ntabwo umwana ava mu rugo abizi ni cya kigare nyine kibi cy'abana baba bazi kuzisetsa akagenda akigira ariko tuco nyine nawe akaba yasetsa umwana akaza muri internet naje kwiga azi kwica ingufuri cyane none se ibyo bintu ni birakomeye ngo n'urumogi byose ngo n'inzoga byose muri internet ibyo bintu ntabwo ugiye buri ahantu hari abantu hano ari umuntu ntabwo ibyo bintu byabura ngayo nguko rero reka twiganirire byarangiye bite se uvuze ko ingufuri utahishe kandi bakubonye icyo gihe nyine
master se yabiturishije abantu kikunimeze igiye gukora ibihano birangire. Aho kuva icyo gihe ni Mateo yamozaga y'ijisho. Ari gihe umuyobozi akwishiramo rero. Akajya gutega imitego buri gihe. Nagara ukwishiramo nuko bayakubonye ahubwo. Nakwishyiramo akakugendaho. Kubita sinakubita. Akajya kugendaho. Buryo gasanga uteze y'ijisho. Kubona araje kutateje meze bite kutateje. Ujya gukora amasuku kuri kimwe ahangaha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ako nyefite kandi kameze nkako nakubwira. Ngende muri cyangwa kimwunganiye cyo kwangwa n'abayobozi bakakugendaho. Hari ukuntu abayobozi nk'urugero abanimateri nawundi urebye bari abasore. N'abasore ntaga bakuruta cyane usanga imyaka myinshi akurusha nk'imyaka 6 wenda vuga abigasiziye mu bakuru. Ubusanga nawe agishaka gutereta udukobwa nawe ko muri interina bajagiriye mico. Ugasanga mushaka mwatereta nk'umukobwa umwe mwese we n'animateri. Umuntu ari kumva namba ntago wayidwa nago yishobore. Ariko se bibaho koko none se umuntu nk'abandi ubwo ari imashini. Ndi kuvuga no kuri mwebwe ahubwo twebwe mwamukira abana ngiye mba ndi kuvugira aba grand frère narabonye cyangwa nawe ahubwo nanjye nabikwanda umunterega ariko nyine okay animateri mushaka gupfa sinumukubwa gusa mushaka no gupfa wenda kuko wenda ajye musuzuguza mu bantu hari abahungu bavuga ati ndende nshaka gusuzugana animateri mugire 0 ngo nawe kumva rero mushaka guhangana aho guhibyawe nyine murahangana nuko baba kwishyizemo nyine ya ntago byoroshye ariko habamo n'igiti habamo n'inkoni we nigeze nza ku ishuri ryanyu sanga ni prefet sanga prefet arimo arakubita abanyeshuri afite ikibando babyiganira mu kwinjira ariko nanjye namumereye nabi naragiye mufata nabwo ni dekiraho ngaho ndamufata ndamukurura namwe nsobanurira ibi bintu uri mukora ko zari inkoni ntigeze mbona n'amaboko abiraga kubita ikibando ndangije namwe ni umva nabanje guhagarara ku ruhande rumwe ndamufilima nabane ntago nabyihanganira ko genda umunyamakuru n'ubusanzwe n'amaso yanjye yagiye hanagenda yandaraye ndamufilima maze kumufilima ndangije mujyana kwa directeur ntabwo ndashaka ubwire directeur ibintu wakoraga uburyo yakubitaga abantu kandi bisobanure neza nubyanga ngiye video ndayifite nta numwe muri mwe bayinyambura ndayijyana nyishyire mu itangazamakuru kuko izi nkoni ntizibaho natwe ntitwigeze tuzikubitwa ibaze ko zari nizo wabonye zari za prefa kubita abana prefa rakubita ariko wenda simbizi ko nimba ari hose animatera akazaga kubita n'abana bagenzi wawe mushara no kurwana bagakubita ibaze ubuzima umwana bamo ababyeyi ari byo mutamenya bira muri interina ubwo ntabwo byose wabimenya ariko ibyinshi biberamo nge ndamutse ngiranyije nabona ko negative ari nyinshi kurusha positive muri make haba inkoni kabisa hari urya igiti ariko n'ubundi igiti nje kikugira uri ariko ntabwo prefet yamenye ko uri umwana wanjye nese mubera giti mu jisho gutya Iwan yavuga ati uyu mwana akwe nanjye byaramfasha byatumye nitwarika ati uyu mwana utumye banse bya gutya uyu mwana uriya mubyeyi yabyaruye mwana uwo munsi yamenye kubera uwo munsi twaraga nyine nitwaritse atanyira gato gata akozwe naramurenganije mbega inkoni ntabwo bamurenganyije ibyaye n'ibisinsanzwe iba muri guhana barahana ariko noneho yafataga ikibando nimvuga ikibando babyumve akubita mu bitugu by'abana ikintu cyansekeje yarakubwiye ngo wa mugabo wetuza ngo ibintu tubizanyeho ngiye kubisa umwana umwe kuriya kimwe bose batagira ubwoba bakirukanka bakajya mu ishuri ikibando iyo yanga kuza ntabwo byari bumworohere kuko nari maze kubabara numva nababaye narebe gukunda vutagura abana bagataka kubita yewe ubibonye uje rimwe ubaza uhahura noneho biriya nibyo bihaba baba we simbizi njye naho nize naho narenganya ibigo byose sa wowe biti izo nkoni hari aho ujya uzibona izo nkoni biti nyine nagiye kwiga superieri twiyine superieri nta tronkom haba akenshi mwenze ukunda kuba yine mu bana hano ari tronkom kandi uvuye kubisa abantu ngo ntabwo borohera twusanga nimba yo bayibaga cyako iyo byabaye nyine usanga twese dukuze ugasanga ajye umuyobozi rero yakubita umuntu imyaka nka 20 19 gutyo watangiye guca kenge ugasanga amenye igihano cyangwa se akamwirukana ngaye nguko rero twabiganiragamo duseka tubitebyamo ariko tunagira ngo n'abantu babyumve n'abana bari mu biruhuko babongere bihibutse naga content keza kaba kaje wenda tuzanagakomeza niba ari ngombwa ahubwo no tugiye kujya mu mihigo rwose giye ndagira ngo tubanze tuganire kwanza kuko mu bantu bashobora kuba barafashe abana neza ndimo bagaburiye abana ibyo bashaka n'ibyo bakeneye noneho rero reka giye mbanze nivuga imyato mu kwivuga imyato muje kunshinja none impamvu ngiye kwivuga imyato no kugira ngo nze kubabaza ni iki gituma mutaba ba mbere ni iki gituma ndashaka kubabaza noneho mumbwire mwabuze iki
bantu nshuti zanjye mu nkurikiranye murebe aba bana n'abanjye murabibona ko turasa usiye ko bafite inzobe nyinshi kubera kuvukira i Kigali nge ntago ariho navukiye aba bana rero aba basore mubona nabitayeho ku rwego rushoboka narabasohokanye murabyemera se mujye muvugira kuri iyo mikoro ntacyo niyo murabyemera ni correct aha ta ni correct kanzana amafoto tubanze debana hari udufoto twanyu nahoze mbona rwose cyacuri yatubitse neza rwose ari n'amafoto tukiri batoze ari n'amafoto mukiri batoya amafoto nago nyimba nyayeruka ariko mfite ifoto hano ntawe nayereka ya papa nteruye wowe mbo ahangaha naye n'abajyanye Rubavu n'abasohokanye Rubavu Rubavu hari hehe ku Gisenyi aha nabajyanye Gisenyi dore agafoto keza sha ndebera iyo foto ko nakundaga umuziki urabona iyo radio oya manyito iyo ni radio yitwa Minishen iyi ngiyi bazita Minishen radio yajyaga ivuga nyiri uwo nkodeshereza inzu twaba twegeranye kubera gutitira akaza ati inzu yanyu urayibarura yisenya iyo foto wayibonye ndabatunguye sha izindi ni zihera reba kuntu abambikaga ariko cyangwa full complete cyangwa cyo kirakosora Samu cyari kizi kwifotoza wabonye sha umwana arivukira umwana arivukira ugushatse kuvuga abona ko nyine nahoze ndi tayari kabisa dore yambwa yanyu sha harya yitwaga ngo kiyimbwa ayitaga Mitsingi baze imbwa yitwaga Mitsingi iyo mbwa rwose ndayibuka twageze ahantu mu gipangu imbwa yanga iradukundira haguma ba nyirayo bayitaga ngo ni Mitsingi nange muriho muyifotorezaho reka wenda iby'amafoto tubivemo ni byinshi tubigiyemo twabitindamo ariko amafoto ukwiye kuyadaha tukayibikira oya se sinzi kubika muzagura dore kano gafoto sha mugitangira kwiga ahangaha twaniganaga mu ishuri rimwe na Samu ujya kwiga yararize ndamujyana gafite imyaka 2 kagafite 2 n'igice yararize niyo mpamvu twamuzanye turavanga mwigane reba ifoto muzehe bamubonye ariko nawe waguri kabisipa bazitaguta wangirere izo se zo mwambara uyu munsi nizi twambara n'ubundi ariko ikibazo cyari cyangwa n'ubundi iyo nkweto nambaye uza ahantu uzi ariyo iyo ni inkweto yavuye mu Butaliyani hanyuma rero twiganirire rero iby'amafoto nagira ngo mbibutse mbatungure hari amavideo ntagifite rwose birababaje hanyuma rero nkuko bimeze aba bana mubona buri muntu wese ubyaye abana cyane cyane ibyo umwana wa mbere wifuza ko hari ukuntu nyine ikintu cyose kiza ufite cyose ukimumariraho aba bana narabasohokanaga Simba igitangira sibyo Simba igitangira imyicungo yaho bayihoragamo nkajyana kamera nk'abafilima Samu ndabyibuka ducika akiruka akajya muri esanseri tukamushaka tukamubura yagiye muri esanseri yamuzamukanye urumva bana imyicungo yose ikintu cyose cyo kurya ya Bambino Super City ntacyo ntabakoreye ngaho ni munshinje hanyuma ibyo ntibihagije mbashakira ishuri ryiza harya ni he muri lycée Notre Dame d'Osto ni ikigo ubu ni cy'abakobwa ni secondaire y'abakobwa gusa bafitemo gardienne y'abana batano twigaga aha muri lycée Notre Dame d'Osto hanyuma mbajyanayo rero maze kubajyanayo twataga ahantu hagoye cyane mu cyahafi twabaga mu cyahafi hanyuma haza gushira igihe abahungu bamubona mbaha imodoka nziza yo kugenda bibajyana ku ishuri mbaho umushoferi se shoferi ramwibuka sa yitwaga nde Theo yaje gukora impanuka ikomeye ariko ntabwo yapfuye yagize amahirwe ariko nyine afite ibikomere kugaragara mu munsi rero ajya nabambaza wenda n'ikiganiro azakibona yego Theo nkamuhemba 120 y'icyo gihe hari muri 2012 na 12 2012
nabahaye imodoka ibajyana ku ishuri umushoferi nkamwishyura 120 ngiye nkagenda na moto nkabagurira nkabaha imodoka yo kugendamo nziza Karina nshyashya ndashaka mbabwire ubu none no kwigurira igare simbishoboye muranyishyura byanga bikunda kuko ntacyo ntakoze hanyuma rero ibyo byose nakoze ubu mwagombye kuba muri abana baba bambere ku rwego rw'igihugu ahubwo akavuga ati kwa Nsengimana Elisa havutse umwana we wa mbere ku rwego rw'igihugu mwabuze iki ko byose nabitangaga habuze iki ngaho ne mumbwire nk'iyi birote ndimo ndi kubona nk'imituku ibirote nk'imituku ni ikinyomoro nawe wemeye ko ari ikinyomoro ahantu ubundi imbere watsindaga neza ubu hari n'igihe wabaye wa mbere ahari muri segonderi wa kabiri nyuma ngiye kubona mbona umuhungu kabaye hano wagize amanota angahera nyavuge yareke mbere warakoze ni byiza ni iby'agaciro ariko nanone n'inshinga none kuba umubyeyi wese yakita ku mwana we biranezeza umubyeyi wese agomba kwita ku mwana we turanabigushimiye ariko nanone twebwe wasanga uhamagara atari kuba uwa mbere hari ibindi bikigutegereje byiza rindira nta gahunda dufite yo kugenda kuva kuri iyi si turacyari aha ngaha kuhaguma ushobora kutaba uwa mbere mu ishuri ukaza mu ba mbere mu bindi bikorwa ahubwo abana benshi birabareba ntuzumve yuko kuba utaba uwa mbere udashoboye n'andi mahirwe ubuzima burakomeza n'ahantu uzaza ugahatana si ngombwa kuba uwa mbere mu ishuri gusa ko uzi imibare kuko uzishima fizike biyoloji ushobora no kuba uwa mbere cyane kubera tugira impano zitandukanye talent hari umwana uba ushoboye gukina umupira uba ushoboye kuba umuhanzi uba ushoboye kuba yakora iki kurushaho ko bitamushobokeye ku buryo se ababyeyi batajya bafata agashari ngo banyuze ku mwana watsinzwe birumvikana nanone amafaranga aba yatanzwe ni menshi ariko natwe nubwo ko ntabakubise banze bamutabaye nubwo uri kuduteza abantu nibyo hari cyo mugomba nubwo uri kuduteza abantu bashaka kugira ngo twaratsinzwe twe ntabwo twatsinzwe wenda uko turi abaswa cyane cyane byajyaga biva ahandi nyine kuri ya myaka namwe murabizi gutangira kwiyumva gukosa guhora bakwirukanye twa tuntu tw'udukoryo nyine tutabura mu rubyiruko benshi barabizi ariko batavuga gutyo ubu ngubu ngenewe ishema n'ubundi we kabisa mfite diplome nziza kugira mve ku ndi proud yayo ngewe niwe washyira imbere ya kamera ntacyo bimbwiye nyine ndi proud yayo kabisa kuba waratsinzwe hagati mu mashuri ntibyakwiyeho kuba wabonye ni imvune n'umukinnyi bibaho ashaka gutangira seza ikipe itsindwa hagati kitwara neza umukinnyi akaba yavunika ejo akagaruka agatwara igikombe nta gitangaza kirimo gusa sindi gushishikariza abandi ngo bakomeze ngo bakore gake gake ngo bazakora ku musaruro wa nyuma ngewe wenda niko byagenze niko amateka yanjye yabishatse ariko nyine ndwaniye ishema ryanjye ndi proud yayo kabisa muri make wowe waratsindwaga rimwe na rimwe ariko nubwo watsinzwe uravuga ati mfite diplome nziza asinze kuvuga diplome muri CZM ngehereye muri tronc commerce primaire nyine ubona ko ndi guhatana kabisa nago ibyahita byanjye byigeze binkoza isoni nakoze neza kandi sinzi nani ahubwo so proud yabyo kutambwiye ngewe proud n'abantu babimenye wowe hari ibyo tukivugana ntago turarangiza ariko hari ikintu kimwe cyatumye nkugarukira kubera ko harigenda nabona gusa nk'utabyumva ati genza gutungura nzazana diplome nziza nari mbizi ariko none urambwira ati nka pratique yose nzatsinda nari mbizi pratique ati pratique amanota yayo genda yizeye ubwo yampesha diplome ati nzabona diplome nkavana ni bya bindi byawe aho ndagushimira ko wagize kwizera kwiyumvamo aho ndagushimira kabisa nanagiraga ubwoba buriya hari navuga ni uyu muhungu imyaka 10 n'ingaye buriya 6 kongeraho 2 ya maternelle uzi ko ari imyaka 15 imyaka 10 ndabona imyaka 15 ariko ntebe y'ishuri ubu koko nashaka kurata diplome ariko nange najya nka guturamo ahubwo ni harukuntu ujye umbwira ngo urashaka kuza umustar nese niba gushyira kuri stage hariya babashaka kumenya background yawe yewe nakubakiye amateka kabisa genda naragerageje hari udufoto hari ushyira hariya uri ku mazi umeze neza umwana kugira ngo umushakire imodoka utege moto afite imodoka imujyana ku ishuri naragerageje ndabikora ntabwo nesije ko ngende umustar ariko mfite izina rizwi hano hanze ubu niba gushyira hari umuhungu wa Elize wabaye umuhanzi nkuko ubivuga uri umuhanzi bakakubaza ati wize amashuri angahe barokina abandi n'urugero nako baba kuri televiziyo Rwanda uzasobanura iki
ntabwo ni ubuzavuga ngo nararangije amashuri atandatu yisumbuye nta gipapuro cyakoze iyo niyo challenge yangoye mu buzima niyo kanambwira nyine numva kari kumatiriza akora cyane kuko wajyaga no gukunda kumurugero kuri Tom Close ukavuga ati nuba n'umustar w'umustar w'umugabo nyakuri nyine ufite ibigwi bigaragara pana kuba umustar ngo nukuzwi kuki ikinyo cyatumye mvuga ati wa mugani nanjye ngiye kuri televiziyo na diplome naki birababaje ariko nubundi nyine niko bigomba kugenda niko bigomba kugenda wowe ibyawe reka mvuga ko wenda secondaire ariko nubwo secondaire uvuga ko unyemeje wabonye diplome harya yagize amanota angahe ako udashaka kwemera wabonye amanota angahe hari amanota nakayabo kabisa amanota ni wenda ungu kuntu babaje kwijana babaze mu buryo bworoshye nk'ubwishuri nyine urahita ubyumva mfite amanota 70.9 kwijana ari diplome yanjye muri multimedia uwa mbere bwagize wa mbere mu ishuri ryacu oya mu gihugu hose se yarenza 86 ntabwo yarenze uwa mbere ni 86 mu gihugu hose wagize 70.9 urabyumva tumukomera amashyisha ngayo nguko rero hanyuma rero icyo kiravivuwe kabisa wenda tube tubiretse ibyo ku ishuri Jewe numvaga ko nk'umwana wanjye w'imfura nkunda urabizi ko twakuze ndi umukozi w'Imana ndi umukristo mvuga ubutumwa bwiza ngira ngo urabizi nakazi nakoraga mu itangazamakuru ziko ntajyaga kure y'ibyo ngibyo no gukora indirimbo ziko nakoraga indirimbo z'abakristo iwacu hari ibintu bijyanye n'ubukristo jewe rero nakubonaga ko umuntu uza umukozi w'Imana ukomeye ukavuga ubutumwa ukagera ku rwego rwa bariki wari ni cyangwa se ukanarurenza cyangwa se ukagera munsi yarwaye ko witwa umukozi w'Imana hanyuma rero nza gutungurwa no kubona washyizeho ibyo bintu ibi bintu washyize kuri uyu mutwe wawe ndashaka umbwira ibi bintu umwana wa pastor umwana w'umukozi w'Imana ufite dread byaje bite ndashaka umbwira okay nje kambanze nisegure ku bantu wenda batabikunda dukurikiye ntabwo nase bakunda ibintu byose bambabarire ko wenda nje ndabikunda kabisa njewe nanjye nifuza kuba umuntu uza kabisa umukozi w'Imana ukomeye njya mbyifuza muri njewe ariko ibyo bintu nabizi ko biterwa n'umuhamagaro w'umuntu ntabwo najya ndajya gusenga ndagerageza n'ubu ndanasenga kabisa ndi n'umurokore kandi umurokore wa dread usengera he ko wa mutipe tumwihorere oya nawe nsengera ngiye mu sinzi ngiye nawe nsengera ngiye ngo ku muntu ngiye nsengera Yesu nsengera kubera Yesu gusa ngiye impamvu wenda natabaye umurokore kino gihe wenda irari ry'ibyisi amaraso ya gisore kwifuza nyine kugenda twese niko tatumeze dukora dushaka kuba umustar nawe wakuze nubwo umurokore washatse kuba umustar kuri televiziyo nko rumbwa ati ntabwo umustar nkanjye narumva akantu ko kaba karimo nyine kunzamukiraho n'ubundi ndacyaguheka sha nyine kumeka nibyo nk'umubyeyi zawe nameka namwe ryo mukuru ku mubyeyi ariko je ntabwo nabaye umustar ngo njyane nibigezweho bikabije yego nibyo kujyana nibigezweho nibyo ariko buriya umwana wa pastor koko umuntu usengera abantu bagakira indwara umuntu uvuga ubutumwa koko buriya urabona utampamije reka nkubwire wenda ngiye ntabwo nari mbizi ko byakubabaje nabwo tuba tunabonye n'abantu babimenye nubwo tatuye n'umwanya kuganira twisanzuye gutya ntabwo nari mbizi ko byakubabaje ariko nimba ureba ibintu byose byabaye upgrade nureba studio dukoresha ubu ni upgrade inkundo z'iki gihe byagiye bizamuka n'abantu bagikunda nka kera byo ni byose reba na telefone ukoresha ubu ngubu usiniyo yakoreshaga nyine urumva okay uyu musatsi wanjye ushaka kuba ukubangamiye ariko wenda abandi bishimiye abapasiteri nkawe ari umupasiteri ushimiye uwo musatsi arahari yegera hari hano mu Rwanda arahari hano mu Rwanda umupasiteri ushimiye umusatsi simbiza n'impamvu yo kujya kubavugaho ariko umupasiteri mu buzima nagagendera ku bintu wakoze agenda ku mutima waboneye yego ariko ngewe nimba bikubangamiye ntabwo nari mbizi zihangana nyine mbogeye kubera ko ngewe ntatanga gakiza tugenda gakeya mu rwego ruko nta ntambara ngira n'ubusanzwe ariko numvaga ngomba kubiganira nawe nkuko namwe hari ibibazo mushaka kuzambaza tuzabibwira abantu ariko sinone ahangaha hanyuma rero tubwire impano yawe urambwira ati nigeze nkubaza ntari kuretse kuba wenda uri kwiga ubundi impano yawe niye ko ntarayibona ndashaka kunyereka impano yati papa nzagutungura rwose ntago ndabona neza ntago uranyemeza ngo nzantungura ntabwo nese sha waretse nkagushyira mu mwuga w'itangazamakuru kawiga neza bijyanye n'igihe ko umuntu aba afite n'udukoresho n'icyo aba afite n'uburyo umuntu yakora ati jyewe sinaba umunyamakuru ntiwapi ibintu uzantunguza kwere hari ukuntu se ufitemo ukuntu wenda ntaramenya igisubizo ntabwo gihinduka nzagutungura ariko igisubizo ntabwo gihinduka jewe nibuka ko wigeze umbwira ngo uzanzamura ngo kuri stage ngo niba ari ya hehe oya n'ubundi ibyo ngibyo umura ntabwo byagenze nzagutungura gusa mu byifuzo byanjye njye mba nifuza ko twakorana kabisa tugakora ikintu Kigali
nka Isaro Studio urumva twaye upgrade kandi n'ubundi n'inzozi zanjye ko n'ubundi wiga mu wa kabiri segonderi wigeze umbwira ko Isaro Studio ugomba kuzayizamura igahitinga ikajya ku rwego rwo hejuru. Ngiye naragerageje amafaranga nabishyuriye ibyo nabagaburiraga iyo minyenga y'imodoka mwaryagamo burya ni mu Isaro Studio. Burya na televiziyo y'u Rwanda utagira ngo hari icyo nakuragayo. Burya Isaro Studio no nakuraga ikintu cyo kurya. Noneho rero uti nzayizamura. Uzayizamura uti? None se ibikorwa nakoze urabizi indirimbo nakoze muri iki gihugu ni nyinshi no kujya kuri televiziyo y'u Rwanda byatewe n'ibikorwa byanjye no kuba namamariza abantu kubera ibikorwa. Uranyizeza ko hari icyo ugiye gukora gute? Ngewe n'ubundi ariko wenda no kutabibona ngo bibe n'agaciro njye nize multimedia. Na multimedia abantu batayizi twiga ibintu bya videographer, photographer na audio production. Ibyo bintu ibintu ukeneye muri studio yacu cyane ko n'ubundi dufite studio yacu n'ubundi twebwe. Ngewe rero mba numva sinkunda kwirata ibintu cyane kuko ari igihe umuntu atabigeraho. Aho nyemba numva nagutungura gusa muri kariyeri yanjye ibyo nkora ngewe rimwe uzaterwa gushema nabyo nicyo nakubwira gusa kuko sinzi ko nayikubwira nibi nanjye ndabitekereza bikambana binini kuko skills ndazifite. Nakubera mu videographer mwiza, najya kuri setting gushutingira, nakora ibyo facilitating mu kuya duteza imbere uruganda rwacu. Ariko nanjye bafite izindi zanjye ndi kugenda niruka inyuma. Nibyo ngibyo kabisa. Utu tuntu wambaye se ku kaboko? Utuntu tw'utumeta n'utuntu tw'udusaro. Utu tuntu dukorya nyine njye nakubwiye. Wasanga ugushakira umugisha muri ibyo bintu? Ibi ngibi wapi? Nta muntu wakaguhaye kangaka ngo warasimbukiye nko kwa basarongo nawe? Oya n'undi ni gift yo n'ubu nakantu umuntu yamaye. Inkumi? Oya ntago ari inkumi. Iyo ni inkumi. Oya utu tuntu ngewe mbona mushaka no kubisaba ababyeyi. Umwana muri iki gihe abana dufite byinshi biturangaje nuko nawe mwagize ibarangaza. Umwana akora ibintu mwereka inzira mbi kuko uwo mwana ni umuntu ntago ari ikigoryi. Nagenda agatiza akavuga si ibintu ni bibi ni byiza ko nanjye mbwiye ikintu ndagira ngo nyine akimbwira ngo wanakuriye sino sinshaka kubyumva naye ngira ahantu umutima ukancira urubanza mwitekerezaho. Dore nanjye siniyanga kandi ntago usobankunda kundusha ndikunda nanjye rero sinakifacilitatinga mu bintu binjyana habi kabisa. Sam kubijyanye n'imyidagaduro se? Imyidagaduro ndi kubona akora siporo ntabwo mugomba gukora siporo ariko imyidagaduro mu buryo bwinshi. Ngewe nakubwiye mu buryo bwa kariyeri yanjye ababizi barabizi njye ndashaka gutungura sinshaka kubiva kano kanya nshaka gutungura ariko hari amakuru mfite ko wagiye gukorera indirimbo mu yandi ma studio kandi mfite studio ngo wanga ngo kubabaza ngo papa pasiteri uririmba bimeze biti ariko nibyo ngibyo nanjye nakubwiye nyine cyane bya bindi yo b c k l ba ya da pa ya ngewe impamvu nagiye muri ya studio nge nabonaga nyine amahame wadutoje kugenderaho bidahuye n'ibyo ngiye gukora kandi icyo gihe nanjye mfite uburyo mfite ku dufaranga ndavuga sinako nakigira mu producer wankorera indirimbo nuko nanjye byaje kugenda ariko nyine zagutungura ku by'umuziki njye katwe tubiretse. Uyu muhungu mubona hano imbere rero bamwita pasiteri, mama we niwe wari mubatije amwita pasiteri ariko n'uburyo yitondaga n'uburyo yari ameze ni pasiteri. None n'umusore wajya kuvuga ati jewe niyogoshesha nka papa nzajya niyogoshesha nka papa ariko se gari ko wagiraga imisatsi y'irende myiza ku cyo wayizingazinze ugira imisatsi y'irende kuvura umwana. Nje reka mbwire Mone simbizi mba byita intego ariko wenda ngiye nakuze bambwira ko mfite umusatsi mwiza numva ko ngomba gutunga umusatsi. None se kuba ukaraza ubwiza bwe ukabukaraga ari barakundaga umusatsi ku cyo ukaraza niyo byita ya style muri rw'amahanga nyine ni style mushaka ukaraga ushaka kurekura ngiye bari kubangamira bwa ati mbabarira two kwiteza abantu ariko nanone hari n'abantu babikunda ubu ngubu ushaka kwabikunda bari haba dukurikiye bari hanze cyane cyane we naga ari imyaka nase ngo urugero sije kuri bambwiye ko nabinje entertainment bizi by'imyidagaduro ntabwo urabona umukino kina basket yansa mwarabazi w'imyaka 50 ufite dread yabo nabo mu Rwanda sabo ngabo umuco nyarwanda se ushaka kugendera umuco wacu yego ni byiza bikaza n'iterambere mukarijyamo ariko ntago ibintu byose uko bije ariko umuntu abikora ubuse no costume badukuremo babagende bambara ya myenda twambaraga kera none ejo nabonye ipantaro mwambara yewe mana we wayidodamo amapantaro abiri yanjye iyo kandi ejo mwambaraga kera zo mwambaraga kera
kukize muri kuza kubyakera nyine twebwe dufata ibintu tukabigendera dukora ifata ibintu bishya bya kera reka ngufatira aho ngaho wenda mbere yuko njya kuri Sam hari icyo nshaka kukwibariza kuki nk'ubu mu minsi yashize hari hagezweho udupantaro dutoya tumanutse dushimbotse kabisa ku buryo no ku ishuri ndabyibuka ku ishuri bajyaga banabirukana abana na bamwe na bamwe ugasanga umwana ipantaro yagiye kwisubirishamo none uyu munsi muri kwambara ibipantaro birekuye ibi bintu mubikurahe kusanga byakwiriye mu gihugu hose ugasanga abanyamujyi mu mujyi wagenda ugasanga urubyiruko niko rumeze ibi bintu byo guhindura modeli cyangwa se imyambarire ugasanga uyu munsi mwambaye amacupa cyane noneho nyuma y'amezi 5 muhise mwambara ibintu bimeze mukaguru kajya ngo ni ijipo y'umugore wambayemo akaguru kamwe bimubikura mutubwiza ukuri ubundi bya bintu kugira mu bihuriro mu byambarire rimwe usange mu Rwanda byabaye umuco mubirebera kuri nde biva he usanga ari ibipantaro ibikote ibipira binini ko mu minsi yashize nta n'umwaka urashira mwambara udupantaro duciye oya no kuba udafite amakuru yo kudupantaro tumaze nk'imyaka 3 tutuvuyeho tukajya ku binini tugasura ku bito ariko ibyo ngibyo biva mbere na mbere biva hanze niho hambere biva niho mukura style ariko icya kabiri ku muntu uzi kwambara ntabwo bigendera hanze iriya myenda iba yarakorewe bitandukanye imyenda yakorewe mu gihe cy'izuba mu gihe cy'imvura n'ubure ipantaro binini ntabwo wacyambura mu gihe cy'izuba cyambura mu nyine hakonje kabisa numva ntabwo wajya kwambara mu gihe twari tumaze igihe turi mu bukonje ubu ngubu tubuvuyemo ariko tubuvuyemo n'ubu turi kubwinjira uzabaga ari imbeho ku buryo bikwira ku bantu bose umunyamahanga we abantu bazi ubwenge we cyangwa umuhanzi cyangwa umukinnyi wa siporo runaka wabikora bitewe na sezarimo cyangwa wenda uruganda ari kwamamariza twebwe tukavuga ati ubwo byagenze gutya kandi ari umufana wacu watwaye amarangamutima najya aha turajya ahangaha ariko twebwe icyo turusha abandi twe tuvanga n'utundi dukoryo twacu bubibona ku bakinnyi ba filime n'ab'imipira ko byanga bikunda kugira ngo abantu bose bahinduke ku kintu kimwe nka kiriya usanga urubyiruko rukwambara imyenda imwe undi mwaka bambara imyenda imwe byo byose hari umuntu wamukunda wenda hanze muhurira baba ari abakinnyi n'abakinnyi bande bagatuma muhindura iyo myambarire ntabwo twese tugira amarangamutima amwe ariko nyamwinshi nyine usanga nyine bambaye ibintu bisa nunabireba basanga nyina Samuel akina basket njye sinkina basket urumva abakinnyi nyine kinashaka kuvuga abantu banze b'abastari ajya bafite contrat nk'ebyiri za z'uruganda rumwe samwe n'umukinnyi wa basket ndi n'umuhanzi bose kurwamamariza yabikora nawe ugahita ubyambara cyane none se ubwo nawe n'ubugiye kwamamariza rwa ruganda kandi ntacyo none se tuzambara wambaye izina ry'uwo muntu muri make wambaye kubera muri abafana abo bantu muri make nyine uruganda rushaka gucuruza nako dushaka kwambara none mwe mukarebera kuri ku bastari kuko nye twese ubu ngubu na rugo rutakibyara umustar buri rugo rwose uzi umustar kabisa sembiza ariko niko sigaye mbibona njyewe ntago byoroshye ese ubustar no kwambara kuriya nzi ubustar ko ari igikorwa nk'uwo muntu mureberaho niwe mustar burya kabisa buriya muntu mureba wambaye kuriya niwe mustar mwero mugashaka guhitamo abastar kandi mwebwe ntacyo murakora kuba umustar no kubaka izina twagiye sa harya Sam twari tugeze himbwira wowe bite byawe harya wiga iki wowe niga software development hanyuma ubugeze kuri rwego ko ngiye ngira ama computer hano njya nkenera aba IT njya nkenera baki ubu ngubu wamfashe iki mu myaka maze harya mu wa 5 uri mu wa 5 ubu ni iki ushobora gukora hano muri izi computer yanjye ubu nuvuga ngo mu gihe uri hano nago nzongera kwishyura amafaranga y'abantu baza kunyinstallira ama programme baza kunshakira ibiki n'ibiki n'ibiki ushobora kunkorera mwese mugomba rega kunyishyura je ku rwego gezeho programme ushaka kuyigushira machine nayo gushiramo gukuramo ama virus nabikora gufunga website ranga iteye urweje rikuciritse nabishobora gufungura ukora website kuyikora apana kuyikora kuyirema ubu wakora website wowe ukashyira urweje kuri ni website ni bakubona ko igaragara ariko banamufashe n'abantu bafite stage mu stage yaje muri stage urashaka stage ndi gushaka stage ko binoza mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 afite stage bakora hanze ukajya ku murimo bakajya ku isoko ry'umurimo kuri stage hanyuma rero abakunzi bacu mudukurikiranye muri hirya no hino ndabizi ko yewe mfite abantu benshi bankurikirana mfite abakunzi banjye benshi umuhungu wanjye akeneye stage cyo ntazabasabira n'akazi akazi ko ngiye bamakazi akazi mu isaro karimo ugomba kuza ukayidevelopa isari ikabyara umusaruro nk'uko nagiye mbafasha kubishyurira amashuri kubagaburira byose ni isaro no mu bintu nagiye nikuraho isaro nayo inambyeho ku rwego rwo hejuru amaresitora byarananiye biranga rwose ndarekera urukundo dukunda isaro kugira ngo rwumve
twayikorera nyine n'urukundo rw'umuryango n'urukundo rwa kampani ariko ntabwo dukeneye gushora mu byacu dukeneye kubona akazi mukeneye gushora mu byanyu ntuse kuki utakura mu isari itagufasha kugera ku byawe bibaye bishoboka ni byiza gusa niho ugomba kuyimfashamo ngayo nguko hanyuma rero kaminuza nakubwiye ko ntazakwishyurira kaminuza harya ubu ntabwo uzabona buruse 77 amanota 70.9 buruse ntabwo irimo yanaza ibikorwa by'Imana se ariko ngiye naho sinzi ko yazamo kuko buruse n'undi namahirwe afata abana bake mu gihugu aya manota yanjye nubwo wenda ari menshi gusa usanga twagize turi benshi ije ni byiza n'iby'agaciro ariko nanjye nyine ndi kubwira nyine akazi nkishyura sinzabona university mfite twageze kuri Samu ko utari gutsinda neza habura iki ngo bijyanye na pratique mu bigira gake cyane bitewe na education ubu ngubu hari ibigo usanga bidafite ibikoresho bihagije bitewe na trade biga ugasanga nk'ubu curriculum twiga zarahindutse ibyo bamwe biga mbere ntabwo ibyo turi kwiga byaje bishyashya haje amasomo mashyashya ariko amugane muri kuri pressure ibyo wize mu minsi itambutse si byo birahindagurika ubu harya ngo ni ya programme iri gukora ibintu yabicika AI rero turabyiga ubu bya AI byaje bya Adobe Premiere byavuyeho none usanga umwarimu kwigisha ibyo atarabyize akazi kwigisha bigasene ko kajya kwihugura kuri internet cyangwa se bakajya mahugurwa akaza kubigisha muri bake mwarimu akwigisha ibintu nawe atabashije kwiga yahuguwemo go statize bikaba ari zo mbogamizi gasanga aje kwigisha wenda yafashe teori gusa cyangwa gasanga ari ibindi ataje ari ibindi atazimo anizo kugweza ibyo abona hafi cyangwa se ugasanga pratique ntabwo yumva neza bikazambagamiza zo kutema pratique cyane akajya bareka akaza kabigisha gutya teori akikomereza impano yawe ni iyihe rero navuze Nsengimana Samuel aragira ati nizi koranabuhanga n'ibintu bya IT nibyo ibyo uvuga nibyo ariko noneho hari icyo ntaramenya kuko hari ukwiga ni byiza ariko no kumenya ngo ufite iyihe impano cyane ko ubuzima tugezemo isi tugezemo akenshi tugeze aho abantu akenshi rimwe na rimwe batatungwa n'ibyo bize n'ubwo byaba ari byiza burya hari n'impano umuntu akiga tugira abakinnyi b'imipira tugira abaririmbyi tugira bakina teatre tugira abantu benshi ari byinshi hakaba n'ubucuruzi hari byinshi none ikoranabuhanga ryo cyangwa se computer na internet byo byazanye agashya ku buryo uyu munsi wa none ntekereza ko urubyiruko rwinshi tuzajya rwirukankana icyo bita envelope cyangwa se za envelope za kaki bajya kudepoza bajya gushaka akazi isi yabaye umugabane muto akazi karuzuye ahubwo biterwa no mu bwonko Samu ndashaka kumenya uretse ibyo bintu uvuga ngo byo kwiga ni byiza ndabyemera nubwo nabyo utaramare zirita nziza kuko dukeneye kuzabona diplome nziza ukabitsinda turashaka kuzabona diplome nziza ukarusha Garius yego hanyuma rero Samu tubwire rero impano yawe ni iyihe ubundi ntago irigaragaza ubundi umuntu iburaye umwana agira imyaka 10 impano yaragaragaye impano yawe ni iyihe cyangwa urazimisha impano yanyu ushobora gusanga igisinze cyangwa itarigaragaza cyangwa se igihe cyayo cyo gutitira cyagera rero muri akayangiyewe icyo nihaye gukora nyishamo imbaraga paka nkakigeraho kanyishoboye nk'icyo wageze hose dore nk'ubu ngukina basket se ikina mu buryo bwa siporo nanjye nyonga igare ni siporo ni bizakubeshaho nibimeze bite nk'ubwo bitangaje ubundi abantu usanga baratangiye ku myaka bakibato nk'irindwi 8 10 gutyo ariko ngiye nanyeje ubundi ni mu wa 4 secondaire ndi gusozamo naragiye naze kudunda ariko ubu ngubu mfite ubushobozi bwo kuba nakina gusa mu ikipe ejo ko nakina nyine bigaragara afite skills Samuel tunamufana ho turafana Samuel turamufana cyane twese cyane n'umufana mukuru Samuel uramufana muri basket afite skills none ko ntari mbizi ko akina basket ko nge ntari mbizi utabihari mwanya se gute nari kumenya gute ujya kwitoza ryarize cyaza ngiye buri gihe mu gitondo agenda ariko akenshi usanga nyine nk'ababyeyi mudafata supporting abana banyu ese supporting icyo utavuze ko ariyo mpamvu baje impano yawe ni iyihe yangiyewe basket njya mu gitondo nk'ungubu kwezi kwa mbere nako minivare yawe ngiye yishyurira urishyurira basket se bari wishyura gute nk'ungubu twishyura 20 ku kwezi uyakura heze ni muri Agent de Poche cyangwa andi mafaranga ndabona ari vacances Agent de Poche tuguha ukayabika ukajya kwishyura
iyo ushaka inka nyine uryama nkayo. Ariko Sam, hari ikintu cyaje kuntungura, urimo wiga avuga ko uzaba umwenjeniyeri wubakisha, mbo ngiye nguhitiramo nabwo nteko uzabe veterineri kubera ko nabonaga worora inkoko, wajya gubika amafaranga waza ukagura inkoko. Ndibuka hari n'inkoko twigeze umuntu yigeze aza mu rugo arayibaga witwa umugabo aririmbaga muri korali Gosheni, barazana ifite inkoko nanaguze 30 nini cyane, arayica, amaze kuyicurarira ufata n'amababa yayo uyashyira hejuru y'igitanda ukajya yareba. Sam, mbona urumworozi waje kwikuramo ibintu byo korora gute cyangwa ibintu byo kwiga ibintu bijyanye n'ubwenjeniyeri mu buryo bwo kubaka, cyagenze gute? Ari vision y'umuntu ibi hari director agatayimenya, ugasanga afite izindi vision ya kwindi ugasanga ntago arize. Rero igihe kigera ukubona umuhamagara urahinduka, ino umuhamagaraje naraje gukurikirana ibintu byama IT na software, bamikomerejemo gutyo kandi nariba ubumenyi bukenze ngasanga nyine byarenze, najya kubikunda gutyo tafata birenze gute se ko watangiye kujya kuri computer ufite imyaka ibiri n'igice cyangwa 3? Ni 2 n'igice. Sibwo natangiye guha computer. Hano wese ubwo wavanga ubumenyi bucyo wari ufite bwarubu, ahubwo ugomba kuba uri uwa mbere kuko computer wayivukiyemo, wasanze computer ihari n'ubu zirahari. Bitewe computer ni ikintu kinini. Kamugande wenda iyo tuvuze gukoresha mashini mu buryo bwacu, abantu tuzikara gufungura folder ukagenda ukinjira ukaba playing ibintu ukajya muri Microsoft ukandika cyangwa ukajya ku mbuga nkoranyambaga ushaka. Ariko mu buryo bwa IT hari izindi programme biga cyangwa ubundi ibindi twiga nk'indimi za mashini nka za algorithm, ntabwo apfa kurusoma utabizi. Mashini igihe urimo tutazi twebwe, navuga yuko buri umuntu uzi mashini neza aba yize 0.0015%. Ubwo urumva ariko nibyo mumva ko machine bigoye kuyimenya cyane. Rero nka IT Samuel IT nk'uyu ngoye ubwo naho twavanga machine tuzi niyazi aba dufite utuntu twinshi turusha machine yo nta nuzayimenya ngo avuge ngo yarayimenya kubera ko ni umurima ndabwita gute, harimo ibintu byinshi buri wese icyo ashakamo n'icyashembeze nimeranje nicyo ashaka, ariko nanone ukakimenya, usibye ko hari n'ibindi bigenda bizira. Mbese ahubwo mbona bizasaza abantu nubwo birimo ubuzima, kubera umunsi kunda abantu ntibicaye, abantu barakora. Ubuno ndi gutungurwa nuko ubuno ikintu ushobora gushaka kumenya ukibaza za AI, ukayibaza buri kimwe cyose za Google ikakwereka. Ahubwo se ubungubu ubwenge bwanyu reka tukwe kubitinda, ibyo ngibyo tuzabishakira umwanya wabyo twinjiremo neza. Ahubwo twarimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu mwanganirije ndabyumva, ariko tuzarushaho gukomeza kugenda tuganira kugira ngo twungurane ibitekerezo. Nange muravuga ati hari ibyo mushaka kuzambaza, gende tayari kuzabasubiza. Ndi tayari kuzabasubiza ninsanga ari ngombwa kugira ngo bijye kuri kamera, ntacyo bitwaye rwose. Ntitwashimira abantu se, hari ikindi dusigaje buriya? Barakoze ku mwanya wabo baduhaye. Hanyuma murabizi ko jewe najyaga nk'urukuntu kuva muri maternelle kugera mu wa 3 secondaire mwajyaga muhitamo ibyo kurya, nimwe mwatangaga komande y'ibyo kurya mu rugo. Ibyo murabyibuka? Abandi bana bose ariko niko bigenda se? Mu ngo zose umwana wari umutware akajya gutegeka ababyeyi ati turarya uyu munsi amafiriti. Nese byagenda gute wajya kurya? Yagiye nayibaga kugira ngo mugire ubwenge, mbateteshe nanone kandi mbakuremo umururumba, kubera ko nagiye njya mu ngo nyinshi ugasanga abana bafite imirurumba, uranywa akaje umwana akazoka kwambura, urarya ibiryo umwana akaza kubikwambura. Je nashaka kuyamba mara umururumba, ariko bamaze kugera mu wa 4 ngenda mbikaza n'ubu ngubu kuva mu mwava ku ishuri hari gaburo mukunda, hari ibyo kurya mukunda. Ntago amanota yanryoheye, ntago yanryoheye kubw'ibyo. Cyakoze hari abandi nabo batari hano, ibyo kurya tuzabitegura tuzabirira hano noneho kuyo twereka abantu agashya twihariye. Muri hangana tuzabikora nyuma y'icyunamo. Nyuma y'icyunamo nibyo byiza. Nyuma y'icyunamo bana duteke, kubera ko bisaba inote ya 50 ndumva ari make na yaho. Ibo 50 uzatanga gahesa. Jya kuri mikoro bivuge, nagiye jya kuri mikoro. Zitabira gusa. Uzitabira kurya? Hago mugomba gukura, nabwe ko mugomba gukura, nanjye mukangaburira shana narabagaburiye. Wowe uzatanga ngahe? Wowe maze iminsi urangije kwiga ufite inote. Jewe nzabafasha ku bintu byaye n'igikona ariko nta kibazo. Ngayo ngoko. Sawa rero reka dusenge.
mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware turagushimye turaguhimbaje ubanye natwe kandi utugiriye neza utwemereye kuganira n'abana twumvisha ibitekerezo byabo ndetse turagushimye kubwaga Yesu wabonye diplome hari aho twabonaga bidashoboka ariko uramushoboza iraboneka kandi y'amanota meza twe turashimye imyaka yose yamaze ku ishuri ntabwo tubyicuza ubu ngubu hari amafaranga natanze nabo n'igihe batangaga bajya ku ishuri babyuka bajya muri interina nabo burya baravunikaga ariko umusaruro urabonetse Samu rero nawe ndetse n'abandi bana bakiri kwiga batari hano ukomeze kubagira neza ukomeze kubafasha kugira ngo bazabashe gutsinda neza tubone umusaruro batsinde ni byiza kubona diplome burya umubyeyi biramunezeza kubera ko amafaranga menshi yagombye kuba yarakoresheje bende kwakataga mu buryo kugira ngo abana bige iyo umwana arasere burya ntago bitunezeza nk'ababyeyi ndetse n'abana ntibanezeza ukomeze kubafasha ubarindi birangaza n'ibigusha byose ibintu byose bituma babasha kurangara ndetse bikabakururira mu byinsi cyane ubereke kuri umwami mwiza kandi ubibutse ibyo wagiye ubakorera aho byari bikwiriye no bitari bikwiriye ushimwe Yesu duhere umugisha rero badukurikiranye bose bari hirya no hino ubane nabo kandi ubiteho muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo amen.